turabutwa no gusoma ijambo ry'Imana. Samweli wa mbere ibice 16 ahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa karindwi. Uwiteka abaza Samweli ati uzageza he kurira Sawuli kandi naza ko aba umwami wa Isirayeli? Uzuza ihembe ryawe amavuta gutume kuri Yesayi w'i Betelehemu kuko niboneye umwami mu bahungu be. Samweli abaza Uwiteka arabaza ati nagenda nte ko Sawuli nabyumva azanyica? Uwiteka aramusubiza ati jyana inyana y'ishashi nugerayo uvuge uti nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo, maze uhamagare Yesayi aze ku gitambo, nanjye nzakwereka uko uzagenda, uzansukira amavuta ko nzakubwira. Nuko Samweli akora uko Uwiteka yavuze, ajya i Betelehemu. Agezeyo abatware b'umudugudu baza kumusanganira bahinda umushyitsi, baramubaza bati mbese uzanywe n'amahoro? Ati ni amahoro, nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo. Nimwiyeze muze tujyane ku gitambo. Kandi yeza Yesayi n'abahungu be abahamagara kuza ku gitambo. Nuko basohoye aho yitegereza Eliyabu, aribwira ati ni ukuri uwo Uwiteka yibikisha amavuta uyu imbere ye. Ariko Uwiteka abwira Samweli ati nturebe mu maso he cyangwa ikirekire cye ko ari nturebe ikirere cye ko ari kirekire, ntamugaye, kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka we areba mu mutima. Uwiteka Mana byose, Uwiteka Mana nzima, turagushimiye kandi turaguhimbaje izina ryawe ndagucyubahiro. Dushimishwe nuko uduhereje uyu mugoroba, dushimishwe nuko twibonye imbere yawe, turabigushimiye mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Mwami Mana, Mana ishobora byose, imbere yawe hari ibyishimo, imbere yawe hariho gukira, imbere yawe hariho amavuta, imbere yawe hariho urukundo. Uwiteka ntawaje imbere yawe agukeneye batahe uko yaraye, wazaga arwaye waramukizaga, wazaga arushye waramuruhuraga. Uwiteka uracyari Imana ikora. Ndagusabye kugira ngo muri aya magambo utuvane mu byo tubyugingo muri mugoroba w'izina ry'Umwami Yesu Kristo, kuko byanditswe ko umuntu adatungwa n'imitsima gusa, ahubwo atungwa na buri jambo riturutse mu kanwa kawe. Iri jambo Uwiteka rivamo ibyo kurya rihaza ubwoko bwawe w'izina ry'Umwami Yesu Kristo. Mwami Imana, Mana ishobora byose, burya ibyo kurya byo muri iyi si igihe kiragera agapfa buhereye, ariko urya amagambo yawe naho yaba yarapfuye azahoraho iteka ryose. Ngwino ubane natwe, ngwino wiyoborere, ngwino wigaragaze, mbigusabirize ku ikoze ry'izina ry'Umwami Yesu Kristo. Nabasha kwicara. Tubashubuje izina ry'Umwami Yesu Kristo. Jye mwene data turabashubuje kandi dushimye Imana iduhaye uyu mugoroba. Uyu mugoroba utazongera kugaruka ukundi. Uyu mugoroba ntabwo ushaka kuzongera ubone, kuko twebwe tumenya ibiri imbere, tumenya ibyo turimo, ariko tukamenya n'ibyashize, ariko ejo ntabwo tuzi ko bizagenda bite. Uyu mugoroba rero dusomye amagambo, sibwo bwa mbere twayumva, ariko kuko amagambo y'Imana ahora ari mashya, ijambo ry'Imana rigahora riryoshye, niyo mpamvu tuhora turisubiramo. Ibyo Yesayi yavuze tukabibwiriza, ibyo Salomo yavuze tukabibwiriza, ibyo Samweli yavuze akabidusubiramo. Mu bushize twari turi kumva ngo ibya kera nibyo bizongera kubaho, nta bishyashya bihari. Uwazana ibishyashya yabazanye kurimbura. Mu magambo dusomye ni igihe Samweli ararira. Arijijwe n'iki? Arijijwe nuko Sawuli yakoze ibyo
n'uwiteka. Mu gihe Sawuli yagiye mu rugamba mu mwanya wo kwica ababisha, ahubwo akabakiza, ahubwo akazana umwami Agagi, uwiteka birebye ararakara. Samweli nawe abyumvise nawe biramurakaza. Biblia tubwiye Samweli aririra Sawuli, amuririye kubera iki? Ntamuririye kubera akazi kiza, ahubwo amuririye kubera akoze ibibi. Niyo mpamvu Biblia kutubwira ko azanye Agagi, azanye inka, azanye ihene nziza. Samweli ati ndikumva gutamatama kw'intama, nkumva igihorera cy'inka zije. None ni iki cyabiguteye? Kubera ko ukoze utyo ubwami bwawe ntabwo ukiriho. Bisoma mu gice cya 15, bukeye ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Samweli riravuga riti, nicyo cyatumye nimika Sawuli, kuko yateshutse akanga kunyoboka, ntazoze amategeko yanjye. Samweli abyumvise ararakara, akesha ijoro atakambira Uwiteka. Amen. Mu gihe cyose Sawuli yakoze ibyangwa n'Uwiteka, Biblia kutubwira iki? Samweli ararikana ijoro ryose, akesha ijoro ryose. Nta kindi cyamutesheje ijoro kwari kurira, kwari gutakambira Uwiteka amwereka ibibazo bihari, ari kuririra Sawuli. Ariko Biblia tubwiye ngo Sawuli kubera yakoze ibyangwa n'Uwiteka, Sawuli kubera yuko yaje gukomeza amategeko y'Imana, hepfo arakutubwira ngo ubutware bwawe Sawuli zawereza undi. Kubera iki? Iyo wacume ku Uwiteka, Imana ikuvana ku mirimo. Ariko iyo Imana ikwimikisha, ikakwimikisha amavuta, ikwimikisha ari impamvu. Iyo mpamvu ni iyihe? Niyo gukora umurimo w'Uwiteka. Iyo mpamvu ni iyihe? Niyo gukiza ubwoko bw'Uwiteka. Niyo mpamvu amaze kwimikishwa amavuta. Dawidi amaze kwimikishwa amavuta, muri we birahindutse, muri we birahindutse. Muri we aravuga ati ndagiye, ariko ni hamwe n'Imana. Ni impamvu ki ari kwivuga ko ari kumwe n'Imana? Nuko avuga ati Imana yanimikisha amavuta, Imana yanimikisha amavuta, asubira mu nama. Nyamara Sawuli yaragiye ku butegetsi, Sawuli yaragiye ku bwami, ariko kugira ngo Imana isohoze yavuze kuri Dawidi, ibateza intambara. Abandi babo barabatera, barabasigiza, bagera ku rugamba bakarwana bakanesha, bagera ku rugamba bakarwana bakanesha. Kubera iki? Kubera yuko barwanye badafite Imana. Mana tubamugisha mu izina ry'Umwami Kristo. Uzanesha ryari? Ni igihe uzakurikiza amategeko y'Imana. Uzanesha igihe wubashye ijambo ry'Imana, kuko nubaha ijambo ry'Imana uzaba uyubahishije nayo izakubahisha. Mana yacu twamugisha mu izina ry'Umwami Kristo. Iyo wemeye ukemera ugakurikira ijambo rivuga, Imana irakubahisha, yamara kukubahisha ikanabitangaza. Ntabwo ikubahisha gusa, ahubwo iranabitangaza, abantu bose bakamenya ngo uri umukozi w'Imana. Mana twamugisha mu izina ry'Umwami Kristo. Urugamba rurabaye, barwaye bandesha, ariko Imana yifite izindi mbaraga uruhande rwo kugira ngo yiyubahishe. Sawuli araza. Tusome uyu murongo wa 17. Some mstari wa 17. Wageze agere atubwire 17 umurongo wa 17. Amen. Bukeye Yesayi abwira umuhungu we Dawidi ati, gemurira abakuru bawe ejo Efa imwe y'ingano zikaranze, nawe n'amarobe y'imitima 10. Wihute ubishyire bakuru bawe mu rugerero, kandi
ushyire umutware w'igihumbi barimo harimo imisoro 10, amasoro 10 y'amavuta y'igishwamwaka, urebe bakuru bawe uko bameze, maze ubazanire inkuru zabo z'imvaho. Amen. Bari kumugisha. Natwe turasubiramo. Natwe tutarudi. Bukeye Yesayi abwira umugaragu we Dawidi ati, gemurira abakuru bawe efa imwe y'ingano zikaranze n'ay'amarobe y'imitsima 10, wihute ubishyire bakuru bawe mu rugerero, kandi ushyire umutware w'igihumbi barimo amasoro 10 y'amavuta y'igishwamwaka, urebe bakuru bawe uko bameze, maze uzanire inkuru zabo z'imvaho. Amen. Yesayi aravuga ati, Yesayi akasema, mbe Dawidi ku rugerero ntabwo ibiriyo, ku rugerero bakuru bavuga ngo byagenda bite, kandi burya barashonje, kandi ko bashonje agira amarobe y'imitsima, nurangiza ugende ubarebe, kandi numara kubareba umbwire amakuru y'imvaho, utakumbwira amakuru tumvise, utakumbwira amakuru utiboneye, ahubwo ibyo ubwibonere ku rugamba abari byuzanira. Dawidi kubera ko yimikishwa amavuta agenda afite intego yo kugira ngo arebe uko urugamba rumeze, agende arebe uko urugamba rumeze, si ukurureba gusa, ahubwo abibonye abona ukuntu ko bari kwishe, arebye uburyo bacitse, ariko ukuntu ko bacitse intege, aravuga ati, mbega nanjye birakwiriye kugira ngo ngende ndebe umuntu kubirukanza, ugatuma mwirukanka imishwara, igatuma mujya mu bihuru, igatuma mudatana mwese ngo muntu ni muntu. Nanjye ngeneye kumureba, hanyuma nkazajyanira data inkuru y'imvaho. Icyajyanye Dawidi kureba urugamba barwa ngo yirebe, namara kureba azasireshe inkuru y'imvaho y'urugamba rumeze, y'urugamba bari kurwana. Ni ukuvuga ngo bakuru bamubonye badutama twamuzehe sidutakamuzehe none ukuba kugera ku rugamba wowe uracyari umwana, ntabwo uzi kurwana n'urujya ku rugamba. Nyamara Dawidi yari afite ibanga, Dawidi yari afite ibanga, ibanga yari afite n'irihe, ni uko amaze kwimikirwa amavuta, idubu yaraje igiye kurya intama, idubu arayica, intare ije ijya kurya intama, intare ayishwanyaguza, hanyuma aravuga ati, yewe nkeneye kureba ndebe umuntu kwirukanka, harya ni muntu ki, harya ateye ate, harya afite ikirere ki, uwo muntu uri kwirukanka ubwoko bw'Imana. Satani ubwo yarwara, Satani ubwo bukanyinjira ntabwo anesha, Satani aguteza ubwoba, ariko yaratsinze. Imana kumwisha mu izina ry'Umwami Yesu. Dawidi agiye kureba, haba hari umuntu witwa Goliath, araza kubona ni muremure, arareba asanga ni muremure cyane, arareba aritegereza, mu gihe cy'abandi batinye, Dawidi ari kuvuga ngo uyu mugabo yewe ntabwo ndi murebe ko ari munini, sindi murebe ko ari muremure, sindi murebe ko ari kwitegeza mu kibuga hunga, ahubwo yewe kuko ndi amavuta y'Uwiteka namubare kandi munesha. Imana turamugisha n'ijambo ry'Imana. Ndababwiza ukuri ngo Dawidi yagiye ku rugamba afite ishyaka. Ijambo dushaka kuganira ni ukwimikishwa amavuta, ariko kwimikishirwa amavuta kubera impamvu, nta mpamvu ntabwo Imana kwimikisha amavuta. Impamvu Imana kwimikisha amavuta ni uko dukora umurimo wayo, ni uko ukoresha ababisha bawe, ni ukugira ngo ube umudendezo, ariko urwana ukanezwa. Uzanezwa ryari? Ni igihe utubahirije amategeko y'Imana. Imana ibamugisha mu izina ry'Umwami Yesu. Hanyuma yitegereje arareba, aho Goliath ati aka kagabo, aka ngaka
ngiye kukabagira ibisiga Nakatumia vibombo. narwanye n'abagabo bose barebare abafite imbaraga abafite kirekire abantu bafite intwaro akakana niko muzanye gutuba akangaka ko ngiye kukabagira ibisiga ntabwo mumenye ko byagenda ariko Dawidi ntabwo azi uko Daudi nuko kuwa naoga Goliath ari kwishu ya Goliath anasema. yari mukaga bagahungu ati mukaba kwimishwaza Dawidi aragize ntiyiruka kubera iki ni ukubera yuko yari afite ibanga yuko yimikishwa amavuta kugira ngo arwanire Uwiteka abandi bacu nubwo ari benshi ugarwana unesha ariko uranesha ryari ni igihe uri bwishingikirize ijambo ry'Imana Imana turavugisha mu izina kubera yuko utarwana n'umugani gusa Dawidi arabwira Sawuli Daudi anamwambia Sauli, none ngiye kujya kurwana sasa mimi nataka ajya kurwana n'uyu mugabo agenda nkamunesha arya weho urambere utanilipa nini? urugamba rwacu Vita yetu ibyo dukora vitu tunatenda ntabwo ari byusa fisi si kwa bure tu. urugamba turwana nyuma yo kunesha hari ibihembo nyuma yo kunesha Baada ya kushinda turahabwa ikamba ry'ubugingo ariko nuneshwa nta kamba ry'ubugingo uzabona Dawidi aravuga Daudi anasema ati ngiye kumunesha mimi nataka kumshinda. ngiye kumutsinda Nataka kumshinda. kandi kimegeretse muri icyo Chagu dada igihanga cye leta kichwa yake. yizane ku mbere beza binyikwereke nikuhereze Nikupatie. ariko abantu sezeranye Acha niaidie. nimara kunesha Nikishashinda. ari uzambere Utanipatia nini? nimara kurwana Nishagombana. nkanesha uzambere Utanipa nini? nawe Haya. nagora umukobwa wanjye Binti yangu. si ibyo gusa n'igihugu cyanjye nzakiguha Nitakupatia. Dawidi aravuga ati ibyo nibyo nashakaga Ndio ndio nataka. kubera yuko Kwa kuwa iyo umuntu arwanye iyo umuntu anesheje ni ngombwa ngo abone ibihembo apate malipo. Malipo by'abisi babibona muri iyi si ulimwengu unapata ariko ibihembo by'abakorera ijuru n'ubugingo buhoraho Imana yacu wavugisha mu izina ry'Imana Mungu abariki katika Dawidi ati Daudi anaenda. aravuga ati Nasema yewe mimi nubwo mubambye ngo ndi munyantege nkeya ntabwo nshoboye sinari umushumba mwinga ndangata ariko ngiye kurwana kandi nanesha yari afite ibyiringiro alikuwa na mu matumaini. mutima we yari afite ibihamya mu mutima we ibyo bihamya ni ibi nuko arwanya akanesha noneho araje nanone agiye kurwana abike ko kunesha Anataka kushinda. nawe rero byagutsinze Na wewe angalia yeye kushinda. bisaba Imana uti Mwombe Mungu eti urwanyibikira amavuta Daudi niko kwa bereka kunesha Batie kushinda. Imana yacu bamugisha mu izina ry'Imana igihe cyose amaze kurwana amaze kumutera ibuye yivuriye mu mazi yonyine iryo buye ryari risobanuye ngo ni Yesu Kristo kuko Yesu Kristo ari we buye rikomeza imfuruka iryo rikomeza imfuruka buryo bwo Dawudi ajya kurwanisha iryo buye Yesu Kristo niyo agiye kurwanisha Imana yacu bamugisha mu izina ry'Imana kwimikishwa amavuta Miliki kwa mafuta kutawaza. kwimikishwa amavuta ni ibyangombwa Ni vya lazima. dusome hepfo Tuseme chini. Yesayi aherako ahamagara Abinadabu amumurikira Samweli aravuga ati uyu nawe si we Uwiteka yatoranije Yesayi ariyongeza amurikira Shama nabwo Samweli aravuga ati uyu nawe si we Uwiteka yatoranije nuko Yesayi amurikira Samweli abahungu be barindwi maze Samweli aramubwira ati aba si bo Uwiteka yatoranije Samweli abaza Yesaya ati abana bawe bose nabo aramusubiza ati hasigaye umuhererezi ariko aragiye intama Samweli abwira Yesaya ati mutumeho bamuzane kuko ntari bujye kurya ataraza nuko aramutumira amujyana mu nzu yari umuhungu w'inzobe ufite uburanga kandi w'igikundiro Uwiteka aravuga ati haguruka umuswa w'amavuta ni uwo Samweli aherako yenda ihembe ry'amavuta ayamusukaho imbere y'abakuru be uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akajya aza kuri Dawidi cyane nuko Samweli arahaguruka asubiriramo amen Sawuli we
Yesaya arkwitegereza Yesaya anatazama akitegereza Eliyabu anatazama Eliyabu agasanga ni umuhungu yigishije kijana ni umuhungu ufite uburanga ni umuhungu ufite amashuri menshi y'inzateguri iko na masomo abantu bagira ngo watu wanawazia nta muntu wakwiga Imana bayimenya abantu biga Imana bakayoberwa ariko Imana yakwibitse amutubikira amabuye nubwo waba utazi gusoma Imana urayikorera Imana urayikorera kandi mu kwikora kwawe ukayinezeza Imana yakubagisha kwizera kwa Kristo Yesaya azanye abahungu be azanye Abinadabu azanye Shama bose arabazanye ngewe kureba kwanjye ndikwitegereza ngasanga abangaba aribo bakwiriye kuba umwami muri abangaba nibo hariho umwami ariko Samuel kuvuga ati abangaba bose Imana yabanze Mungu wakataa sasa hakuna wengine yuko nao nawe naye ufite niko ariko ni umushumba w'intama ni mchungaji kondoo umushumba w'intama kondoo umusubizi ni mtu wa ni umuntu utoga ibirenge ni umuntu utoga amazi aravuga ati ubwo nguwo ntabwo tujya kurya atari yaje mutumeho intumwa aze bamutumaho bikorera tubwiti akigeraho akifika pale Sawa akimwitegereza akimubona gusa arabati kujya n'uyu nguyu niwe Imana yateranije amaze gusukwa amavuta amaze kubikishwa amavuta bibiri umwuka wera akajya mu ubona umwuka wera ryari ni igihe amavuta y'Uwiteka nta mavuta y'Uwiteka kuri we fure ubimokora wazenga n'ibindi bigenda ibyo ukora byose ukabura wapi ugatangira ukiheba ugatangira birakubwiza ukuri ngo ni uko amavuta y'Uwiteka atakwiwe ariko Uwiteka ari kuvuga ati bimbikishije amavuta ni Imana yatugize ababiri batanu birakwiriye kugira ngo turwane kandi tuneshe Dawidi amaze kureba Dawidi amaze kumva amavuta y'Uwiteka abarahindutse yari umushumba w'intama alikuwa mchunga kondoo yari umuntu ugahita alikuwa mtu akuzarauliwa asubirayo anarudia atari wawe asiyokuwa ule kubera ko atari wawe yimikishwa yimikishwa amavuta ariko afite imbaraga ariko nta cyamukoraho iyo bikisha amavuta rati ufite confidence ubu ufite igishika muri kuvuga ati nta cyamukoraho ni igiki cyagukoraho kandi uri amavuta y'Uwiteka ndakubwiza ukuri ngo iyo ufite amavuta y'Uwiteka ugenda mukujya mu by'Imana Imana yacu ibavugisha mu izina ry'Umwami Kristo Dawidi bigenze bite Dawidi aragenda ajya kurwana mu gihe cy'abandi bari kurwanisha inkota mu gihe cy'abandi bari kurwanisha intwaro zikomeye Dawidi we yitoraguye ibuye mu kayira ubirebye ubyitegereje birasuzuguritse ariko ibyo bisuzuguritse nibyo ajya kurwanisha ntukisuzuguritse kuko ufite igikomeye igikomeye muri wowe ni ijambo ry'Imana nujya kurwana ukagenda ubarisha ijambo ry'Imana ntabwo uzanesha kuko uzarwanisha uri kuvuga Imana iravuze nuvuga Imana iravuze ukaba usigaye muri Bibiliya uzarwanya intambara yawe kandi uzarwanya inesha Imana yacu ibavugisha mu izina ry'Umwami Kristo ni ukuvuga ngo Dawidi aba y'amavuta ari kumva akumva ishyaka riye ari kumva akumva yarahindutse Biblia tuambia ajya kwa Isaya anaenda kwa Isaya Isaya yenda ujye kureba bakuru bawe nenda kutazama nenda uangalie yenda usimbire makuru y'imbaho utari kubwira ibyo abandi bakubwiye ahubwo wowe wigerereye niwigereraye ntabwo uri buvuge ngo bambwiye ahubwo wowe urabwo ibyo wabonye ibyo bajya ku rugamba byari ibingo ubwoko bw'Imana buri gusuzugurwa na Goliyati kabila ya Mungu inazaliwa na Goliyati nawe aravuga ntabwo nari hivi sasa tupelekea wagende mvuge ngo benda atarajye gusanga ntabwo abakuru banjye barwanye aneshe bari kumbona batiruka aravuga ngo no nasema hapana ahubwo yewe kurwana mimi nataka kupana mu kurwana kwe kumana kwake yaravuze alisema ati fiti bihamye niko na ushuhuda ibyambe cyane ushuhuda wa kwanza nishina nilikuwa simba yarije gucakira intama kwenda kukamata ndayishwanya kuza irapfa nishitu ndayishwanya kuza irapfa katwe muzanake uyu
ntukagira ubwoba. Kubera iki? Ukakwiringira Imana bizatuma ujya mu rugamba rwawe kandi uneshe. Ujye guhura n'ingorane ukiheba. Ibyo bivemo kubera ko izo ngorane bihwanyira Goliyati uri imbere yawe. Uwo Goliyati uri imbere yawe we kumutinya. Kubera iki? Yesu yaranesheje. Niba yaranesheje ku musaraba akanesha umuzimu natwe yatunesheje. Niba yaratunesheje aragira tutwegera mu ijuru. Imana turamugisha mu izina ry'Umwami Yesu. Vuga Kristo wanesheje usanga ni ibyawe tukubanira kandi akatunesheje. Wanesheje urugamba. Yaranesheje. Anesha kuzimu. Anesha ku musaraba. Anesha ku musozi. Ubwo natumwiringe nawe. Ubwo nanjye mwiringe. Tubana urugamba rwiza kandi tuzarunesha. Imana yacu ibamugisha mu izina ry'Umwami Yesu. Kandi tukugenda dusoza. Dusome igitabo cy'Abami ba kabiri. Abami ba kabiri ibice 9. Wafalme wa pili sura 9. Reka bagamba nibo bageze. Ndugu kama jeni makamu na papata. Soma cyangwa se n'undi wese. Mwingine yote. Abami ba kabiri ibice 9 uri ku murongo wa 3. Wafalme wa pili sura 9. Elisa ahamagara umwe mu bana b'abahanuzi aramubwira ati garukira wete imperezo irimo amavuta ujye iremo Gileyadi ntujyayo ubaririze Yehu mwene Shafati mwene Nimushi numenya aho ari uhiji umuhagurutse muri bene se umujyane haruguru mu mwinjiro uhereko wete iyi mperezo irimo amavuta uyamusuke ku mutwe uvuge uti Uwiteka aravuze ngo akwimikishije amavuta ngo ube umwami w'Abisirayeli. Maze uhereko ukingure urugi wiruke uhunge ntutinde. Nuko uwo muhungu w'umuhanuzi aragenda agiramo Gileyadi. Agezeyo asanga abatware b'ingabo abo bari bicaye. Aravuga ati gufitiye ubutumwa butware. Yehu aramusubiza ati ni uwuhe muri twe twese? Aramusubiza ati ni wowe butware. Nuko Yehu arahaguruka binjirana mu nzu. Bagezemo uwo muhanuzi amusukaho amavuta mu mutwe. Aravuga ati Uwiteka Imana ya Isirayeli iravuga iti bibikishije amavuta ngo ube umwami w'Isirayeli ubwoko bw'Uwiteka, kandi uzice abo mu nzu ya shobuja Ahabu kugira ngo ntore Yezebeli amaraso y'abagaragu banjye n'abahanuzi n'abandi bagaragu b'Uwiteka bose. Ab'inzu ya Ahabu bose bazarimburwa umuhungu wese kuri Ahabu w'imbata n'umudendezo ku Bayisirayeli. Nuko inzu ya Ahabu nzayihindura nk'iya Yerobowamu mwene Nebati, kandi nk'iy'Abasha mwene Ahayiya. Imbwa zizanira Yezebeli mu gikingi cy'Iyezereli, kandi ntawuzamuhamba. Nuko akingura urugi arahunga. Amen. Igihe Yehu yarabakoze icyaha, wakati Yehu alitenda dhambi, amaze kwica umugaragu w'Imana, mtumishi wa Mungu, amaze kumwica, Bibiri kutubwira ngo inatuambia eti Elisa atuma abana w'abahanuzi aramubwira ati genda igafata Gileyadi, nugerayo winjire mu nzu waririze Yehu. Biri kutubwira ngo numubona umwimikishe amavuta, ariko
ibyo Uwiteka avuga muri Eliya. Mungu alisema ndani ya Eliya aravuze ati Eliya alisema eti ahinda zaririye kwenye umba amaradhi ya Naboti yana yawe zaririye pale atakuwa na umba. imyaka iragenda iba myinshi, imyaka iragenda iba myinshi, biribagirana. Igihe kigeze Yoshafati abaraje, Yoshafati amaze kuza yewe ati nibuze yuko Ramoti Galeyadi harimo. Ramoti Galeyadi ilikuwa ni kwetu. Yewe arakubye Yoshafati aravuga, Yoshafati anasema eti ni lazima niende kutengeneza inama Uwiteka, hasigara umuhanuzi umwe nabakia nabii moja wo habihanga ule mwenyewe hawa alikuwa na katala. hanyuma Baadaye mundamnani kisha sema na mkatala aravuga anasema eti umwana ngaona mkatala baraka mu byo kurwana lazima tunde dufite kufanya namazi Uwiteka na shauri ya Bwana inde mumuzane mwende mkamlete. bamuzane Kisha mleta amwitegereze kutazama uyu nguyu huyu atavuga ibyiza aseme mema juu yangu. iyo mvuze Nikisema irakora ibi aniambia ni vibaya. na mubwira ngo ibi bigira kama tubigeni ibi uyu nguyu ntabwo ajyana Huyu hatabiri mema kwangu. umuntu yakubwira ngo Ndio mtoto akwambia eti ibyo uvuga si byiza binasema si mema. ukabura amavuta Weko Uwiteka na mafuta ya nta Bwana. cyatuma uzanana Kuna nta cyatuma ibyo uvuga bizanasohora. Binasema vitatimia. aravuga ati Anasema mwende mgombana moto Eliadi. uratsinda Mtashinda. uratsinda Mtashinda. nawe ati Naye no hapana. ukumbwira Ndio ananiambia ura ntari kubyemeza sikubali. gahunda yo mu nzira y'Uwiteka Ninaambia ndani ya jina la Bwana. ukumbwiye mu nzira y'Uwiteka Kwa jina la Bwana. ukamubwira ngo none mu nzira y'Uwiteka Kwa jina la reka noneho Bwana. mubwire Acha nikwambie ukweli. nagiye kwitegereza Nenda kutazama. mbona Abisiraheli Ninaona Waisraeli batatanye nk'inamutagira umugeni wanakimbia kama kondoo mbona ziragiye mbona ziratatanye nk'inamutagira umugeni wanaenda kando na kando. yati sirakubwiye Anasema asinikwambia huyu mwanaume ntabwo tutabyikiza aseme mema kwangu. kubera ibyo bintu Juu ya vile umujyane ujye mu nzibwe ni nawe ukamahoro nikirudia salama nuko azaba atakufa. ariko iby'Imana bivuye Lakini ndio Mungu alikuwa anasema juu yake ilikuwa Imana tugisha kwizera tutabariki. ariko mu magambo dusomye Lakini maneno tunayosoma yewe ayakwimikishwa amavuta kugira ngo abe umwami wa Isirayeli kugira ngo azambareho usitamarize umuryango wa Ahabu wose jamaa ya Ahabu yote. umuryango wa Ahabu wose Jamaa ya Ahabu yote. hanyuma Baadaye Yehova amaze gupfa yeye akisha hasigaye umugore anabakia mke. ibiri kutubwira ngo Tuambie eti dusome Frere soma ndugu Abami soma ba kabiri ibice 10 Wafalme wa pili sura ya 10 15 mstari wa 15 numero wa 16 tu. avuye aho ahura na Yehonadabu mwene Rekabu aje kumusanganira aramuramutsa aramubaza ati umutima wawe utunganye nk'uwanjye utunganye iwawe. Yehonadabu aramusubiza ati uratunganye. Nawe ati niba utunganye ukuboko kwawe arakumuha aherako aramuriza amushyira mu igare rye. Amen. Aravuga ati nuko tujyane urebe ishyaka rwana ry'Uwiteka. Nuko barajyana mu igare rye. Ageze i Samariya atsemba abari basigaye bose mu bantu bahabu bari Samariya kugeza aho yababajwe nk'uko Uwiteka yabibwiye Eliya. Amen. Mari kumpisha mwiza Mungu tumamoto akubariki katika jina yewe la Yesu. amaze kubikishwa amavuta yumvisha kariraje yumva birahindutse uko yarameze birahinduka aravuga ati Anasema eti kadegende acha niende. yo kurwanisha karyimana Kugombana wewe kwa Bwana. yurira igare Anapanda ariruka anaharakisha. ageze mu nzira Anafika ndani ya njia. ahuye na Yehonadabu Anakutana na damu. aramubwira ati be Yehonadabu umutima wawe uratunganye nk'uko wanjye utunganye iwawe. Yehonadabu ati uratunganye rwose yumvise gutunganya aramubwira ati wino urira ujya kureba ishyaka rwanira Uwiteka arurira ariko icyari kimujyanye kwari kugira ngo arimbure ab'inzu yahawe nk'uko Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Eliya. Imana
yamukoresha arimbura ubwoko bwa Ahabu. Imana yacu umugisha mu izina ry'Umwami. Burya ni ukuvuga ngo ishyaka riza ryari gukora Imana neza biza ryari iyo wumvise ijambo ry'Imana kandi uriya mavuta y'Imana iyo wubashye itegeko ry'Imana kandi uriya mavuta y'Imana kuko ibyo bitakuriho ntabwo ushobora kurwana uneshe. Umugisha mu izina ry'Umwami. Ni ukuvuga ngo Yehu amaze kubikishwa amavuta. Biblia ikutubwira ngo amujyana mu cyumba cyo hejuru, anamuchukua ndani ya chumba cha juu, amusuka amavuta, anamulika kwa mafuta, amaze kumusuka amavuta, akishamwagia mafuta, arigendera ariruka, anashendea kwa kimbia, amaze kwiruka, akishakimbia, Yehu atuye mu nama, ni ikijya akatanye hano, anasema mchwe yake, muzira magambo yako, na baravuga ngo hoya, anasema hapana, tuambie ukweli. Anasema arajibikisha mafuta, arabwira ngo uhere mu bamwami wa Israeli. Sasa nakuwa mfalme wa Israeli. Mstari wa 30. Mfalme wa pili 9 mstari wa 30. Yehu ageze Yezebeli arabyumva maze yisiga irangi mu maso asokoza umusatsi aherako arukira mu idirisha abona Yehu anyura mu irembo aramubaza ati namahoro zimuri we warishe shobuja. Yehu ararama areba mu idirisha aravuga ati uwo dufatanije ninde nuko abagabo babiri b'inkone cyangwa batatu baramurunguruka arababwira ati nimujugunye hasi. Nuko bamujugunya hasi, amaraso ye yimisha ku mazu no ku madirisha. Yehu araza aramuribata. Amen. Mari kumugisha muzira cy'amavuta. Yehu amaze kwica abana bahawe. Yehu amaze kwica abantu bose kuri hawe. Hari hasigaye umugore we kuri yarazi ibizamubaho. Ibyo kuzatangira kwiyoberanya. Yisiga irangi. Ataga kuvuga ati wenda hari ntabwo bari muri bari Yehu. Hari wenda ntabwo bashaka kumenya bari Yehu. Asokoza umusatsi yisiga irangi, ariko Biblia itubwiye ngo Yehu arumiriye mu idirisha abona abantu babiri, abagabo babiri, arababwira ati niba dufatanije nimumufata mumujugunya hasi. Biblia itubwiye ngo baramufata bamukubita hasi, yikubita hasi arasandara, amaraso ye akwira hose. Wari umugambi kugira ngo Imana yave muri Eliya bisohozwe n'ahantu. Imana tumugisha mu izina ry'Umwami Kristo. Amagambo turiho n'aya kwimikishwa amavuta, ariko kwimikishwa amavuta hari Imana kwimika kugira ngo usohoze ibyo yavuze. Imana tumugisha mu izina ry'Umwami Kristo. Burya ni ukuvuga ngo iyo kwimikishwa amavuta urahinduka, imigendere yawe irahinduka, imivugire yawe irahinduka, usigara utakimeze nk'ab'isi, usigara umeze nk'umukristo w'ukuri. Wareba ikiruka kigendera nawe uratari umukristo, akaba ari umukristo w'umuswa. Biblia abona ikibi cyiza akakibona, ikibi cyiza nawe akaba akakibashye, ariko kwimikishwa amavuta akitariza kubera iki? Hariho amavuta umugaragu w'Imana. Imana turamugisha mu izina ry'Umwami Kristo. Turacyari ku rugamba
Ituranesha turacyari ku rugamba ituratabaruka turacyari ku rugamba ituranesha turacyari ku rugamba iturabaruka turacyari ku rugamba ituranesha turacyari ku rugamba turacyari ku rugamba ituranesha turacyari ku rugamba ituratabaruka ariko nyuma yo gutarabaruka rata hari ibihembo Imana tubamutima umugisha kandi turashoje mu gihe umugoroba mwiza Imana ibareze heza mu izina rya Yesu Kristo.